reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe cyangwa tugaseka ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ujye nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Twirinde ibyaha, gusayisha ibyaha mu bihugu byacu. Ufite intebe yo kugira icyo avugiramo ahaguruke arengera igihugu bukirikane. Ntabwo jenoside ari imihoro gusa, n'icyaha n'ibyaha ni jenoside irarenze. Ni gute umugabo ashobora gufata umugabo we bakaba mu nzu bagatingana bakazarinda bajya mu gituro nta mwana basize? Uwo muryango urahombye, igihugu kirahombye, Imana irahombye. Yego bakikarakasa neza bakajyaho bakavuga, bakagenda bagashingura human rights, uburenganzira bwa kimuntu. Uburenganzira bwa kimuntu se umuntu ajya guhinduka inyamaswa? Ubwo ni uburenganzira ki kwaba yasaza bakeneye abantu bamuboha? Niko twebwe twisanze, ariko abantu baratubuza uburenganzira. Uburenganzira bw'uhe wowe wemereye intare ikagucuncomera gute? Wasanze mama wawe na papa wawe ari abantu babiri batandukanye, umugabo n'umugore, atari ibigabo bibiri. Niyo mpamvu wabayeho. Wigira inyamaswa muntu, ubwenge bw'inyamaswa muntu uravuga ngo ugiye guhindura, ugiye kuzana ibishyashya. Wumva mama wawe utatuma yiyahura? Wumva papa wawe utatuma yiyahura? Nari ndiyo ngana n'umubyeyi umwe abereye nyirasenge agakobwa kamwe kigiza akagabo karongora undi mukobwa, ngo papa w'uwo mugabo wiwe nako uwo mugore wiwe kandi bwombi n'ubukobwa yabonye agiye gusara akuriza indege ati kagende kajye gusarira muri Amerika. Urumva aho mugejeje ababyeyi? Atanga amafaranga y'indege ahungisha agakobwa kigize akagabo. Bibiliya tubwira ngo mwana w'umuntu we, Imana yaguhaye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Hunga udapfa, hunga udapfa, ubutinganyi buzakwica, uzajye no muri gehinomu nutihana. Hunga udapfa, ibiyobyabwenge birakuyobya ubwenge. Abo mwiganye ubu barakora bameze neza, wowe urahamenye yashize mufite ibihanga. Kubera iki? Amahitamo wahisemo. Ubwo bimeze gutyo tubigenze gute? Duhunge. Duvu umuntu baza ngo turahungira he? Turahungira muri Kristo n'ahandi. Kumenya Imana. Yobu 28:21 tuje kubabwira ijambo ry'Imana, ariko kuri nimumara kurimenya iryo jambo rihagije kuba batura. Hunga udapfa irava hehe? Kubera iki ari hunga udapfa? Ubu ni ubutumwa bw'imbuzi, ni ijambo ry'ubushuti, ni ijambo ryuzuye urukundo. Ushobora kumva harimo ijambo gupfa ukagira ubwoba, ariko iyi ni message abamarayika bahaga Loti igihe yari yicaye ahantu hateye ubwoba, ari mu bantu bateye ubwoba, hagiye kumanuka umuriro uteye ubwoba kubera abantu bako gace uburyo bitwaraga imbere y'Imana.
hunga udapfa ni ijambo ryiza. Ndashaka kubanza ngukundishe uwo mutwe w'ijambo. Hari abantu benshi babwumva bakagira ubwoba bagahamuka. Oya, iri jambo ngo hunga, umuntu ukubwira ngo hunga hatagira ikikwica aba agufitiye urukundo. Undi yavuga ngo mumureke apfe, ariko ijambo ririmo kuvuga ngo hunga udapfa ni ijambo umuntu wese waryumva akwiye gushyirayo amatwi, agatega amatwi, akareka neza, akumva icyo iryo jambo rishaka kumubwira. Tugiye gusoma rero mu Itangiriro 19 nk'uko pastor wacu ababwiye, umurongo wa mbere ariko ari wo meraho, ariko wa 17 niho hari iryo jambo rya hunga udapfa. Tugiye kureba impamvu iyi message ya hunga udapfa yaje. Abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagirira nabi. Urumva agace kitwa i Sodomu nageranya ko yari headquarter y'umwanzi. Abantu bari muri ako gace ni abantu Satani yari yarafashe ubwonko, afata umutima, afata umubiri, byose abishyira mu bukana bwe. Urumva abamarayika kugera ahantu abo bantu bagashobora kubagirira nabi, ni ukuvuga bari ibyihebe. Mu yandi magambo, abamarayika bari baje i Sodomu bazanywe no kureba ibyo baharega yiba ari iby'ukuri. Uretse no kureba ibyo baharega ko ari iby'ukuri, abaho baravuga bati turaje tubahe sample, tugiye kubereka va ku byo ibyo baturega, turaje tukwiyerekera abo turibo. Urumva umuntu kugera ku rwego rwo kugirira nabi abamarayika, hanyuma batari abamarayika se byari byaragenze gute? Ibyaha byari byarabatwaye ubwonko n'umutima. Babamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati ndabinginze badatabuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buce, mwoge ibirenge, ejo muzinduke mugende. Baramusubiza bati oya, turarara mu nzira buce. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya. Murongo wa 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Murongo wa 5, bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nonaha. Hunga udapfa. Aka kara gace Satani yatoreshemo abantu bakuru, abantu bato. Bibiliya tubwiye ngo abato n'abakuru zari imvange zikomeye. Abatraininga, abahindura abakozi bo kujya bamukorera icyo ashaka kugeraho cyose. Kwa gatatu narababwiye ngo nk'uko Imana ikoresha abantu, ni nako Satani akoresha abantu. Amahitamo ni ayawe. Gufata icyemezo, ngomba kuba umukozi wandi, ngomba kuba headquarter yandi, ngomba gukorerwamo na Mwuka ki. Aba bantu Shitani yari yarabafashe abagira stock y'ibizira by'irenga kamere, kugera ku rwego batinyutse bakaza gusaba abamarayika ngo baryamane nabo, abagabo ku bagabo. In fact, aha hantu niho hakomoka umwuka w'ubutinganyi. Umwuka, abantu barapfa ariko umwuka ntabwo ujya upfa. Abantu barapfa bakibagirana, ariko imyuka ihora izerera ishakisha ninde twakwinjiramo akongera akatwikorera, akagira hatujyana natwe tugakoresha abandi. Biratubwiye ngo mwijura bamaze kurya, ibuka bazanywe no kureba i Sodomu ko hameze, niba bashobora kwisubiraho. Ibuka Abrahamu yingingiye i Sodomu,
yasabye asaba marayika, turabingize nimurimbure isodomo, turabingize ese mwarimburana abakiranutsi n'abakiranirwa, ese nimwagira imbabazi. Aringinga, ariko abantu yasengeraga, abantu yingingiraga bari barabaye akahebwe, batagishobora kumva Imana. Baravuga niyo wasenga, niyo warorera, turagerayo twapuruvinge isodomu ibikorerwayo. Mama papa, isodomu ni urwo rugo rwawe, isodomu ni mu kazi ukorera, isodomu ni ahantu utuye. Imana ijya imanuka ikareba ibikorwa bihakorerwa n'abantu babikora, kugira ngo itange umugisha, kugira ngo itange imbuzi. Urabizi n'abantu gukizwa ni umugisha urutaho kuzuza inzu. Abantu kumenya Imana bakabatuka bakava mu maboko ya Satani, nicyo gitangaza nabonye mu buzima. Ntabwo njyewe nshobora, umuntu ambaje ngo niki cyiza wabonye mu gakiza, nababwira icyo nabonye kiruta ibindi. Sinavuga inzu Imana yaduhaye, oya, sinavuga urusengero Imana yujuje, navuga kumenya Imana namenye ntari nyizi. Nicyo gitangaza kiruta ibindi bitangaza, kuko ibindi byose byaje ari inyongera. Kumenya Imana, kuva mu nzoga, kuva mu burayi, kuva mu bacwezi, kuva imirimo yose Satani akoresha abantu, kubona imbaraga zisohokamo. That is a great miracle. Icyo ni igitangaza kiruta ibindi bitangaza mutekereza. Abamarayika ntabwo bari baje bifuza ko barimbura isodomu, bari baje bavuga ngo ahari bashobora kumenya ikituzanye, bakatwumva, bagakira, bashobora gutega amatwi imbuzi, bakumva ijambo ry'Imana, bagakira. Abamarayika bari baje bafite umutima wo kuba abantu bahindukira Imana ikabagirira imbabazi. Ariko biratubwiye ngo bageze isodomu, baraye kwa Loti, abagabo bo muri uwo mudugudu, abasore bo muri uwo mudugudu, abakuru n'abatoya bakomanga urugi rwa Loti. Abo bagabo baraye hano, bacingure turyamane nabo. Icyaha kirenga kamere, icyaha cyo koposinga umugambi w'Imana. Imana yari ishoboye kurema Abadamu babiri, Imana yari ishoboye kurekaho umugabo, ariko Imana yavuze ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, reka muremere mufasha umugore umukwiriye, babyare bororoke. Ariko abisodomu byari umugabo ku mugabo, abana batoya ku bana batoya, abasore ku basore, abagabo bakuru ku bagabo bakuru. Kuko Bibiliya yanjye irambwiye ngo abagabo bo muri uwo mudugudu n'abasore bo muri uwo mudugudu barakomanga, baravuga ngo shingurira ibyo bigabo turyamane nabyo. How? Hungu idapfa iraza kukwereka Satani intego afitiye ubuzima bwawe, abizana kwereka ko ari ibisanzwe. Petero wa mbere igice cya 5:8 havuga ngo nuko rero mwirinde ibishindisha byose, kuko umurezi wanyu azerera ameze nk'intare ashaka uwaconshomera. Petero wa mbere, reka nsome ngaruke hano. Petero wa mbere igice cya 5 ndumva ari 8. 8, Petero wa mbere 5:8, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yifuza ashaka uwo ashonshomera. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu. Birababaje umuntu kuba ari umurezi wawe, warangiza ukamuha opportunity yo kukonona. Satani ni umwanzi w'umuntu. Iyo afashe ku muntu aba afashe ku Mana, kuko wibuke uri umushinga watangiwe n'Imana, waremwe n'Imana. Imana ikurema igufitiye umugambi mwinshi, Imana ikurema ifite ibyo yateguye uzayikorera. Satani amanutse kuri iyi si, yabanje gutera Adamu na Eva, bavana mu presence y'Imana. Ariko tubona umucunguzi, tubona Kristo waje akatubera igitambo. Yesaya 53. Ibicumuro, ibirego byari bituriho byose yabyishubijeho.
intimba zacu, yaragiye ahinduka umunyantimba kugira ngo yongere agarure relationship hagati y'umuntu n'Imana. Ariko abantu bitwa ba Namunoza. Yesu amaze kuza bamwise umuhungu wa Yosefu. Yesu amaze kuza bamwise umuhungu wo mu Bayuda. Yesu amaze kuza baramwita umuntu usanzwe. Igikorwa cyamuzanye yaje kugira ngo atwambure, atubature, atuvane mu maboko ya Satani. Uyu murazi uhora uzerera, arazerera mu bashakanye, arazerera mu bakobwa, arazerera mu banyeshuri, arazerera mu bapfakazi, arashaka bamuha opportunity kugira ngo abaconcomere. Papa mama, ni gute ushobora guha opportunity inyamaswa ngo iguconcomere? Ni gute ushobora gukingura umuryango hejuru y'umwanzi wawe kugira ngo aguconcomere? Satani yafashe abantu b'i Sodomu n'i Gomora abashyira mu tageti yo guconcomerwa. Nabo ntibabimenya, bakingura urugi bararuvuna, baravuga ngo bisohore none ahangaha tutingane nabo. Buri ko ukora icyaha uba urimo kwicukurira igituro nta muntu ukigucukuriye. Buri ko wijije Satani mu buzima bwawe, tageti yiwe ni ukukurangiza. Aho mvugira hari abantu bari mu ngaruka zo gucingura Satani umuryango. Nyamara Imana yakuremye ishaka kukugirira neza, ishaka kugutabara, ishaka kuguhumuriza, ishaka kuguha imbaraga. Ega natwe tuvugana namwe twahoze mu isi, Satani yaradukoresheje, Satani yaduteye inkovu, dufite inkovu za Satani. Ariko umunsi twafashe icyemezo, urabizi Yesu yaraje, ntabwo ajya forosa abantu. Yaguhaye ubwenge, ntabwo yaguhinduye inyamaswa. Muri Yesaya ho aba anarira avuga ati inyamaswa zimenya bashebuja, inka zikamenya urugo rwazo, ariko njyewe abantu banjye ntibazi. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, bisobanuye yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'ikiza. Ariko ikintu kimwe nshaka kubabwira, umuntu ukabona arize, ararangije kwiga, afashe icyemezo cyo kwiyishura urumogi. Ntabwo icyo cyemezo ari Imana iba yarabimugambiriyeho, ni decision ukora. Imyanzuro ufata niyo wowe. Niba abantu bashaka kumenya uwo uriwe, nibarebe imyanzuro ufata. Ubu se y'ababyeyi bakwishiriye minivare ukiga ukarangiza, warangiza hari uherutse kuza gupresenta umugeni, bamwohereje hanze ngo agiye kwiga aho Kicukiro. Ntabwo ari ibintu byo by'inkuru, ni reality. Umwana w'umuhungu baramwohereje agiye hanze kwiga, abayeyo ahamagaye iwabo, hatejo nzaza, next week nzaza, narize nararangije ariko nzanye na fiance, a wife to be. Ngo bagere ku kibuga babona ni ibigabo byombi bifite ubwanwa, ibigabo by'i Sodomu n'ibisore by'i Sodomu bikinguza urugi rwa Loti, bishaka abagabo bagenzi babo ngo baryamane. Njye mbona bariyo oya, abantu ni rights z'abantu, umuntu niko umuntu abateye. No, ni imyuka, ni ukutabohoka, ni ukutamenya Imana, ni ukudasenga Imana. Indara yaraguconcomeye ikuvanamo ubugabo bwose, wihindura umugore nyamara uri umugabo. Ibitekerezo byose irabikoropa, irakudoroga. Ni intare izerera ishaka wiconcomera. Barakwishuriye, urize urarangije, niyo waba utarize uhisemo gutungwa n'urumogi, ikintu bita ikiyobyabwenge. Ubwenge Imana yaguhaye butarimo ibisazi, ubwenge Imana yaguhaye ugomba kwitunga, ukazubaka, ukazabyara, ugasiga abana, ugafata icyemezo cyo kurongorwa n'urumogi. Nawe umenye yuko uri agasaza, nawe umenye yuko uri umusore, nawe umenye icyuri cyo kubera iki waranduye wese.
niyo mpamvu igitondo cy'uyu munsi tukuzanira imbuzi ivuga ngo hunga udapfa, sohoka i Sodomu, va mu maboko y'umurezi, haracyari ibyiringiro. Niwumva ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima, haracyari ibyiringiro ko wavamo umukobwa muzima. Niwumva ijambo ry'Imana ntiwirangire umutima, haracyari ibyiringiro ko wavamo umugabo nyir'urugo, ukabyara ukagira famiye. Haracyari ibyiringiro ko waba umukobwa ukavamo umugore, ukavamo umugeni, ugasiga legacy kandi nziza. Ariko ikibabaje, Imana irakwinginga ukumva baratakaza umwanya, ntabwo bashaka kubyumva, kumva n'ibisazi. Nyamara shitani iyo yaguteza ibisindisha, Bibiliya iratubwiye muri Petero 2:5-8, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu azenguruka nahatagera. No mu ncuke arazenguruka, no mu bakecuru arazenguruka, no mu basaza arazenguruka, arashaka uwaconshomera. Uko umurezi azenguruka niko ijuru rizenguruka, rishaka kuruhura abantu, rishaka kugukiza amaboko amenyo y'iyo ntare. Rishaka, hari intare bita inzoga izenguruka ishaka urubyiruko irurangirize mu bubari. Hari intare yitwa urumogi ruzenguruka rushaka kuguhindura ikidebiri. Hari intare yitwa ubusambanyi bw'ikirenga izenguruka ishaka kugucupiza kugira ngo uhinduke ikidebiri. Hari intare yitwa inzangano. Intare ni imirimo yose shitani afata akakuzuzamo. Ndashaka kukubaza, intare igukoreramo igitondo cy'uyu munsi yaguconshomeye, ikaguha ku butare bwayo, nawe ukagenda uconshomera ibindi. Ubaho mvugira ahangaha hari abatazi aho baraye. Ubaho mvugira ahangaha hari ababyeyi barimo kurira abana bari muri gereza. Ni igihe cy'ibizamini, abandi bari muri gereza kubera icyo amahitamo yabo. Intare yarabacuncuye. Kandi ikintu kinera agahinda, intare ivuga rimwe, shitani avuga rimwe, abantu bagasingira vuba. Imana ikavuga igaca muri geni, igaca mu bakozi b'Imana batandukanye, igaca muri pastor wacu, igaca muri bishop wacu, maze kubwiriza Bishop Kamuzinzi, igaca abantu bakumva ntibibareba. Twari dufite ivugabutumwa ryo hanze nimugoroba hari iwacu, ariko nakuriraga abantu biciraho ukagira ngo amatwi yabo nta nubwo ajya yumva, ntago bari concern. Ariko tuza kuhashyira Primus Guma Guma, tukahakubita Prudence Please, wajya kubona ukuntu abantu basa birukanga. Iyi ni kusibesha. I do a research. Ndi umuntu ukunda gukora ubushakashatsi. Ibintu bidashinga nibyo abantu bose baza gusamarira, ariko ibintu byabagira umumaro akabwira mu gihe oya tugende, nibabasaze. Hahirwa umuntu usara asarira mu Mana. Ndabifuriza ko mwese mwasara nkuko twasaze. Gusara uha ubuzima bwawe Imana, gusara wirinda intare, gusara uhunga ibizira, uwo muntu aba ari umusazi mwiza. Turavuze ngo nibasohoke turyamane. Wa mukobwa we uryamana n'umukobwa mugenzi wawe, uri muri adresi y'i Sodomu. Wa muhungu we wigize umugore, nawe wa muhungu ukigira umugabo, mukaba muri ibigabo bibiri bibana mu nzu. Ni Sodomu, adresi ni Sodomu. Ni mwebwe Imana yadutumyeho, abantu bari mu bubata bw'icyaha. Hunga udapfa ni mwebwe yaziye. Dutanga amafaranga kugira ngo dushobore kubwiriza ubutumwa bwisha, kugira ngo mushobore kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana yakora ibyo bintu byose ibikorera urwango. Ni ukugira ngo uruhuke wa mukobwa we, ni ukugira ngo uruhuke wa muhungu we, ni ukugira ngo uruhuke. Ntabwo turimo kubaciraho iteka, mutwumve neza. Turiyo turababwira, turiyo turavuguruza amajwi y'ababwiye, turiyo turavuguruza amajwi y'intare. Intare yaguconshomeye. Hari intare y'umuryango wa Yuda yakuzura uramutse uyemereye. Urikinisha buri gitondo, buri kigoroba. umurongo
wa gatandatu. Reka tubaye ku wa gatanu. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arucingira inyuma ye, arababwira ati, bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo. Ndabasohora, mubagirire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Bati, uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza. Turakugirira inabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi basunika Loti cyane, begera urugi kurumena, maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bacinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu. Abato n'abakuru barusha bashaka urugi. Umumarayika yaraje gutuma bahunguka. Abamarayika bari baje gutuma bimurwa mu maboko ya Shitani. Ariko kubera amahitamo y'abantu bari Sodomu, Bibiliya tubwira mu mwanya wo kugirirwa imbabazi, bari abatinganyi. Nibagira ubutinganyi gusa, bashyirwaho no guhuma amaso. Ikibazo kirabaza, ninde nyirabayazana? Iyo abantu b'i Sodomu bamenye ko abamarayika baraye kwa Loti, bakabaye barababwiye ngo dukore iki kugira ngo tubabarirwe, bakabaye baraciye bugufi, twasuwe n'Imana bishingiye ibintu dukora, nitubikomezamo hari ingaruka y'icyaha. Narababwiye apana kuwa gatandatu wa mbere wakurikiragaho, nababwiye imbaraga zo gukiranuka. Tubona isi yose ihinduka imirambo, tubona amazi adudubiza amara iminsi 150, ariko Nowa ari hejuru yayo adashobora kumimira. Kubera iki? Yahisemo neza, afata ubuzima bwe abushyira mu Mana. Hari insurance yitwa Yesu Kristo, hari ubwishingizi twahawe mwa Banyarwanda mwe, hari ubwishingizi umuntu yinjiramo agakira icyago, agakira umwuka w'isodomu, agakira inkota, agakira ubuhumyi, akabona amahoro, akagendana n'Imana, akamera neza. Niwe Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aba bagabo bari bategereje kureba niba ab'i Sodomu n'i Gomora bashobora kumenya abantu babasuye. Ahubwo kubera akazi buri munsi Shitani yabahaye k'ubutinganyi, uwinjiraga wese bumva ko bagomba gutingana nawe. Ariko reka mbabaze mwa bantu mwe batingana babatinganya, niba hari uneza amatwi koko, ibaze nawe. Usanze umuntu yaratangiye umushinga, aguhaye amahirwe yo kuba inclusive, warangiza ugashaka guhindura, ukubika uwo mushinga. Ese ntiwasoreza gereza? Icyambere bakwita umutekamutwe, bahita bagufunga rwose. Ni gute ushobora gusanga umushinga Imana yitangiriye? Icyambere si we wiremye, waremwe n'Imana. Uze gusoma Itangiriro 1:26, turemo umuntu ase nkatwe. Urangije usanga mama yarakubyaye, ushyiraho system yo kutabyara. Iyo urongoye umugabo ku mugabo ntakubyara, ntakubyara, mubyara mutesi, mubyarira hese. Ariko ninde wabaroze ko?
ariko koko n'ubwenge bwa kavukire ntabwo mufite. Njye ndeba udukobwa bacisha kuri WhatsApp, oya twebwe abantu baratubuza amahoro, kamwe ngo nakagabo akane ngo nagakobwa ukatureba. Sinzi leta yacu nayo ikitekereze kuri aba bantu. Simbabeshi, sinzi ubuyobozi bw'igihugu cyo bibitekerezaho. Iyo mubona haraje jenoside yindi y'ubutinganyi, abantu bagapfusha abana babo babareba, mbyaye umwana wanjye ngo azasigare asiga umurage, none afashe icyemezo cyo kurongora umuhungu mugenzi we. Haryo abo bahungu bombi mubona hari umuperezida uzavuka mu kinyejana cyabo? Ese nk'abayobozi mwebwe mubivugaho iki? Sinjya numva ibyo mutangaza. Abandi ngo barasinya ngo nitutabikora amadolari ntazinjira, nyamara ayo madolari Imana yacinze nta nabayabona. Ndababwiza ukuri, ayo mafaranga araboneka kubera Imana yabigizemo uruhare. Yubitse isi nk'uko yubitse isi igihe cya Nowa, nta n'umwe wabaho. Twirinde ibyaha, gusayisha ibyaha mu bihugu byacu. Ufite intebe yo kugira icyo avugiramo ahaguruke arengera igihugu bukirikana. Ntabwo jenoside ari imihoro gusa, n'icyaha n'ibyaha ni jenoside irarenze. Ni gute umugabo ashobora gufata umugabo we bakaba mu nzu bagatingana bakazarinda bajya mu gituro nta mwana basize? Uwo muryango urahombye, igihugu kirahombye, Imana irahombye. Hega bakikarakasa neza bakajya bakavuga, bakagenda bagashingura ngo ni rights, human rights, uburenganzira bwa kimuntu. Uburenganzira bwa kimuntu se umuntu ajya guhinduka inyamaswa, ubwo ni uburenganzira ki ko aba yasaza bakeneye abantu bamuboha bakamwigisha bakamwereka ko yasaze? Ni ibimenyetso by'ubusazi. Ntabwo abantu bakwiye kubireba ngo bavuge ngo it's normal, ni biri abnormal. Icyo nicyo cyari cyarafashe Isodomu. Loti arababwira mwakagira Imana mwe, mwatinganye na benshi, aba ni abamarayika b'Imana, nimwakira amasugi y'abana banje, nimujye. Baravuga bati tubise. Abamarayika bagiye kunabona ibigabo biriseriye bigiye kubafata ku ngufu. Icyo bakoze kuko bari boherejwe n'Imana, barabahumisha. Simwifuriza kuhuma igitondo cy'umunsi, simwifuriza kuhuma ejo hazaza hawe, simwifuriza kuba ikidendezi. Guhuma ni ukuba umuntu utagira umumaro. Guhuma ni umuntu wo kuba ikibazo muri famiye. Guhuma ni ukuba umuntu ubabaje abantu wakabaye igisubizo. Kuba ikibazo wakabaye igisubizo ari amahitamo yawe. Nicyo gituma uhitamo nabi wa muhungu we, nicyo gituma uhitamo nabi wa mukobwa we. Niko twebwe twisanze, ariko abantu baratubuza uburenganzira. Uburenganzira bw'uhe? Wowe uwemereye intare ikagucuncumera gute? Wasanze mama wawe na papa wawe ari abantu babiri batandukanye, umugabo n'umugore, atari ibigabo bibiri. Niyo mpamvu wabayeho. Wigira inyamaswa muntu, ubwenge bw'inyamaswa muntu uravuga ngo ugiye guhindura, ugiye kuzana ibishyashya. Wumva mama wawe utatuma yiyahura, wumva papa wawe utatuma yiyahura. Nari ndiyo nganira n'umubyeyi umwe abereye nyirasenge agakobwa kamwe kigize akagabo karongora undi mukobwa, ngo papa w'uwo mugabo wiwe nako uwo mugore wiwe, kandi bwombi n'umukobwa, yabonye agiye gusara akuriza indege ati kagende kajye gusarira muri Amerika. Urumva aho mugejeje ababyeyi? Atanga amafaranga y'indege ahungisha agakobwa kigize akagabo. Bibiliya tubwira ngo mwana w'umuntu we, Imana yaguhaye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Hunga udapfa, hunga udapfa, ubutinganyi buzakwica, uzajye no muri Gehinomu nutihana. Hunga udapfa, ibiyobyabwenge birakuyobya ubwenge. Abo mwiganye ubu barakora bameze neza, wowe urahamenye yashize mufite ibihanga. Kubera iki? Amahitamo wahisemo. Ubwo bimeze gutyo tubigenze gute? Duhunge. Umuntu baza ngo turahungira he? Turahungira muri Kristo n'ahandi. Kumenya Imana. Yobu 28:28.
haranditse ngo dore kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge. Ibyo byose, ibyo butinganyi, ibyo rumogi, ibyo kurara mu kabari, ibyo burayi, kwigira mwese aya menshi make mwese ushaka turararana, biva mu kutubaha Imana. Umuntu wubaha Imana, Imana yaguhaye ubwenge, iguha amaboko, iguha amaguru, iguha no kujya mu muhanda ugakubura, wakubura kugira ngo ujye kugurisha umubiri wawe. Ariko iyo utubaha Imana ureba ikikoroheye. Karwara sida uyivanye mu burayi, uri inkumi nturi umukecuru. Narababwiye hano ngo icyazanye Yesu ntabwo yaje kuduha ibirayi, ndakurahiye, yaje kuduha ubugingo buhoraho, kuko yaguhaye igishoro aribwo bwenge. Ndio nigisha abamami bacu nababwira n'uyu mutwe uraha ntabwo ari decoration Imana yaguhaye, harimo ubwenge wakoresha ukubaka urugo rwawe neza, harimo ubwenge wakoresha ugatunga urugo rwawe ugahaha, harimo ubwenge wakoresha ukabana n'abana amahoro. Ntabwo ari decoration y'isumutako. Mujye mushenga Imana ifungure, yagure mindset yanyu. Aha hantu harimo ubutunzi bukomeye. In fact, ubwenge ni capital. Aho gasanga umuntu arabwandusha, ni inkumi akavuga ati nzajya mpagarara kuri stage ya Gasyata. Habaga indayi zirenze igipimo, iz'igihumbi, iza 2, icupa rya Primus. Turashima Imana kubwo umurimo umaze kuhakorwa, n'abasigaye babihishe ntago bakijya kumugaragara. Ariko hara bakobwa imyaka 18, 20, imyaka 18, 20, imyaka 22, urubyiruko ruri Sodomu muri adresi yo kwicuruza. Yakwikorera agataro, yajya mu isoko agacuruza ibitunguru, ni inkumi ariko agafata icyemezo. Why? Kubera kutubaha Imana. Hari imirimo murimo kubera ikintu kimwe, mwanze kumenya Imana. Niyo ntare ibashira ku isoko, ukahakura sida, ukahabyarira ubwana, ukarusha so, ukarusha nyoko, ugasanga umuryango wuzuye umubabaro hejuru y'icyemezo wifatiye uri umuntu mutoya. Iyo wanze kumvira Imana urahuma. Iyo wanze kumenya Imana ubinjije. Ngo turi muri yo 28. Maze bwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hunga udapfa, sohoka mu byaha. Hunga udapfa, sohoka mu bagambanira igihugu. Hunga udapfa, sohoka mu bicanyi. Hunga udapfa, sohoka mu banywa urumogi rurakwica. Sohoka, hunga udapfa. Yesu Kristo ateza amaboko. Matayo 11:28. Hariho ngo mwese abarushe n'abaremeye. Igitondo cy'umunsi ndabona abarushe, ariko ntabwo bazi nirishobora kubatura ayo matoni n'amatoni y'uburemere. Nta wundi ni Kristo wapfuye akazuka. 14 tuvuga ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Iyi minota isigaye turagira ngo dusengane nawe. Abantu bumva bakwiye gufata icyemezo cyo guhunga. Mwarabisogongeye byose, mufite ingaruka z'iyo ntare. Nuko rero mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu ameze nk'intare yirirwa azengurika isi ashaka uwaconshomera. Waconcomewe n'intare, umvugira ngaho ufite ingaruka z'amenyo yayo. Kristo aracyagutegeye amaboko, Kristo aracyagufitiye imbabazi. Ndashaka kugusenyera igitondo cy'umunsi. Umuntu uvuga ngo ndarushe, umuntu uvuga ngo ndashaka gusohoka isodomu, umuntu uvuga ngo ndashaka gukizwa, umutima wanjye umeze nk'uw'intare wuzuye ibibi gusa, abantu bose mbifuriza ibibi. Nanjye nafashe icyemezo nishora mu biyobyabwenge. Imirimo nkora iteye agahinda, ubutinganyi bumereye nabi, ukwikinisha bimereye nabi, ibiyobyabwenge bimereye nabi. Nkeneye uburuhukiro. Ni wowe nshaka gusengera igitondo cy'umunsi, ni wowe Imana yadutumyeho igitondo cy'umunsi. Gerageza ufate icyemezo. Wagerageje byose byaranze, gerageza izina rya Yesu. Muri ibyo ngo izina rya Yesu rifite imbaraga. Haleluya. Izina rya Yesu rifite imbaraga kugutera ipasi ukavamo umuntu mwiza ushimishije umuryango.
musubiremo amagambo muti mwami Yesu twumvise ijambo ryawe dutsinzwe n'urubanza dufashe icyemezo uyu munsi wa none cyo kuva mu byaha turagushaba imbabaji turihana ibyaha byose twakoze mu izina ryawe Yesu turakora amasezerano nawe igitondo cy'uyu munsi yuko dufashe icyemezo cyo gukizwa mu izina rya Yesu wandukura amazina yacu mu gitabo cyo kurimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo twijeje n'imitima yacu twatuje n'akanwa kacu turakijijwe Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu ijuru ibaho umugisha mu ijuru ibaho umugisha mu ijuru ibaho umugisha mu ijuru ibaho